Ndabasuhuje yemwe mbaye nikaze mugenda tubana umunsi ku wundi twiganira ku makuru atandukanye avuga mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda na Musimbi TV nawe ugiye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Romeo Janvier, reka ngushishikarize mbere na mbere wowe udukurikira uri mu mpande zigiye zitandukanye zigize iyi si yacu, nimba ufite ubuzima butazira umuze, ubuzima buzira umuze ni ubuzima buzira indwara, ni ubuzima buzira iki n'iki, by'umwihariko warivuje byaranze waranze gukira, waba wararozwe amarozi y'amoko yose agiye atandukanye, yaba amategano, amahuherano ndetse nayo bakugaburiye, waba wifuza yuko bagushika, waba wifuza yuko bakugaruriza ibyibwe, waba wifuza yuko baguha umuti w'urukundo. Abantu bafite icyangiro ugasanga nta mukobwa n'umwe ajya abwira ati waramutse, ngamusubize ngo waramutse neza. Ibyo ngibyo ni indwara yikiza cyangwa se ni indwara ikizwa. Waba uri umugore udafite ububobere ndetse n'amavangingo, waba ushaka umuti wo gucururezaho ngo bigende, waba ufite amakimbirane mu rugo cyangwa se ufitanye amakimbirane n'umukunzi wawe, waba ufite inyatsi ndetse n'akarande, waba ufite ikibazo cy'impyiko, telekomonase, igicuri, umwijima, igifu ndetse n'izindi, wagana umuvuzi gakondo Rwangeyo. Uyu nguyu ni umuvuzi gakondo ukora mu mujyi wa Kigali, ushobora kuba yagufasha mu kugaruriza ubuzima, ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se abari kure y'aho uyu mugabo yakorera, ubareza ifoto yonyine y'umurwayi ndetse n'amazina ye, ubundi bakabasha kumuvura hikoreshejwe iyakure. Kubavunitse birumvikana cyane kukunga, numvishe ngo igicucu cy'umuntu kigakira. Ubwo nawe wabagana, wabandikira kuri nimero ya telefone yaba WhatsApp ni 0780 cyangwa 0780 52 57 19 ni 078085225719. Wabandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukanabahamagara, ubundi ukagira ubuzima bumeze fresh kandi cyane. So reka twimarukire n'inkuru y'umunsi. Iyi nkuru yantangaje cyane maze kuyibona. Ni inkuru yavugishije abantu, n'ifoto y'umugore w'umugabo, ni ifoto y'umugore ndetse n'umugabo, by'umwihariko bombi bari bageze gutya bakiyemeranyiriza kwibanira akaramata, bakemera yuko abo nta kibabuza bagomba kwibanira. Ariko iyi foto yavugishije abantu benshi, bavuga yuko ngo uyu mugore n'uyu mugabo batajyanye da. Uko mubibona koko uyu mugore n'uyu mugabo ntago bajyanye? Guhera ku munsi w'ejo nabonye ku mbuga nkoranyambaga, even na status WhatsApp, bavuga ati dore undi musore usenga Imana itari bayare. Byagendeye ku kuba uko bigaragarira amaso, uyu mukobwa ni ikizungerezi pe. Niba tuvuze ubwiza burya ni bote y'umuntu, kunasa, donc isura ni kimwe mu bintu bya mbere bikurura umuntu, bituma ajya kugenzura n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba ukunda ikibuno kinini ukajya kureba ku kibuno ariko waheri ku gasura. Hari umuntu ujya ukunda umuntu bicaye muri bisi, yazo agasenga Imana ati Mana mfasha uyu muntu mere nkaho nahuye nawe. So n'umukobwa cyangwa se umugore mwiza pe, bigaragarira amaso, usa nk'umunyankorekazi, ndetse n'umugabo mubona wambaye ikote ry'ubururu n'ishati na karavati, rwose yanigirije guseka, reka si wayimubaza, ndetse n'akamwenyu wapi. Abantu bagiye batandukanye bagiye bibaza cyane kuri uru rukundo rw'aba bombi. Hari uwanditse ugira ati Imana uyu mugabo asenga nimwe yazuye umwana wa Yayiro. Ntabwo nawe uraza kubimbwira muri ubwo buryo niba ariko uko biri. N'andi makuru namenye kuri uyu muryango. Undi yandika agira ati urukundo ruratsinze, ubwo muraje muhimbe ibindi ndabizi kugendana. Undi yandika agira ati igihe mwahereye musakuriza ngo
yaramuhenze. Hari ibitekerezo byinshi byagiye bitangwa kuri iyi poste y'abantu babiri. Ni ifoto yateruwe ikanagwa ku mbuga nkoranyambaga ariko itazwi inkomoko yayo. Ni y'abantu babiri tutazi ngo ni abanyarwanda cyangwa se ni abagande, tutazi ngo ni abanyakenya cyangwa se niki, usibye wari watangije igihe wavuga ati perezida wa korali runaka akaba aramwegukanye. ni ukuri yarahanuriwe ko ari Imana yamugeneye ati udusore korali yahiriye sha. Mbona ibitekerezo bagira bati baraje bamumurongorane paka ati yiyahuye. Undi ati yongera agira ati nyir'ubwite yasohoye itangazo. Kenshi amaso ndebera ni video yo mu masaha 5 ashize. Itangazo ati umuryango wacu wabonye ifoto yacu iriko izunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu gitero cico hari ababikora nko gutebura ariko hari n'ababikora kugira bahungabanye ubuzima bw'umuntu. Uko biri kose turavyiyamirije. Tumaze iminsi duhangana n'abagomba gusambura ibikorwa byacu by'iterambere bikabata kuw'amazi. ubungira bahinduye umukenyuro binjiriye muri destabilisation familiale. Ati turabwira ko duhagaze neza face afe. Ati cyberatake, ubwo ni cyber attack ntabwo nzi igifaransa. Ati uri bati na nadeje. Ati twavanye kure. Ati depuis muri 2013 ubu tubyaranye kabiri. Tubyaranye kabiri. Winnie Senka a Lishe niba ari Shete Truanza. Ati naco dusitaza kivuye ku marezo social ari kuri maso. Ati Wilibert na Fini. Wilibert niyo wabisinyeho, Fini ubwo ahita ashyira akadomo. Ikirundi kugisoma biranshanga rwose, munyihanganire. Yasohoye official statement. Ubwo umugore n'amakuru mashya. Uyu mugore yitwa Nadesh, umugabo yitwa Wilibert, bakaba ari abo mu gihugu cy'u Burundi. Ngo ngende kuri yo statement bavuze yuko biyamye abakomeza kugenda barabatega iminsi. Ati bahuye na byinshi birenze ibingibi, ubu baratengamaye, bamaze kubyara abana babiri, umwe imyaka 5 n'undi w'imyaka 3 muri rusange. So ngo stop shouting kubera yuko ngo Imana niyo yabubakiye kandi izi ibyabo byose. Kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi ngo bagiye bategwa imitego myinshi igiye itandukanye, ariko babasha kubitambukamo gitwari. Ese ubundi reka mbibarize, yego ubwiza ni ku mutima. Ntago umuntu mwiza ku mutima ku isura yakunda umuntu utari mwiza ku isura ariko ari mwiza ku mutima amukeneye ubwa bwiza bw'umutima. Muri abantu babi bakunda kwigira umutima mwiza, ariko tari abakobwa ubwabi bariyemera. Sore babi bakunda kwigira umutima mwiza, ariko nanone biragora. Agiye wireba ukaba n'umwana ufite mu nzu ukavuga ati uyu mwana bazamunjyana tu. Izo complex ntabwo zijye zifa kubura. Ukareba inantu uhagaze nka bimwe Platini yarimbye ngo bari yahoro niba aba ex bari yahoro nibabona icyana mpagaze, nawe ukareba icyana uhagaze
kavuga ati iki cyana wallahi nireba izi nkareba n'iki biragoye. Hari n'abakobwa badakunda abasore beza. Oprah Woya yigeze kubazwa impamvu ari umukobwa w'ikizungerezi umustar muri Tanzania, ariko afite umugabo utaryoheye ijisho. Aravuga ati muri kamere yanjye ntabwo nkunda abasore beza. Hari abakobwa bishyizemo ko abasore beza, kankoresha imvugo bajya bakunda gukoresha, nk'abari utubwa, ari abanenganenzi, ntacyo bakora, ari abasongarere, bababaza imitima y'abantu, abari indaya, bakundwa na benshi, bashengura imitima, akajya kwishakira cya kindi bita nzogejo. Cya kigabo ushobora kureba ukavuga ati aho kugira ngo iyi kintu cya Gera Vewiti ntago cyanansoma, kavuga ati byibura nzagutsindira wenyine. Hari inkuru nigeze numva mu minsi yashize, sinzi niba yari based on true story cyangwa se yari inkuru ishingiye mu kwigisha abantu mu bijyanye n'imibanire. Ni inkuru y'umudamu utari mwiza, wari ufite umugabo mwiza kandi cyane. Mu gutunga uwo mugabo mwiza kandi cyane, abagore benshi n'abakobwa baramwifuzaga, bakamusera biteye ubwoba, ndetse bikanatuma nawe ubwe ababonera uwo mwanya, akabaha umwanya bakaganira, bagakora iki n'iki, rimwe n'imwe bakanaryamana. Bagenzi b'uwo mugore cyangwa inshuti ze bakabimenya, bamwe no muri bo bari baranaryamanye, ariko bakanga kumubwira iyo nkuru kugira ngo batamubabariza umutima. Umugore umwe w'inshuti magara y'uwo mugore aza kumenya ko uwo mugabo w'uwo mugore mubi agiye kuryamana na sekreteri we ku kazi. Araza nk'iyagatera yirukanka, aramubwira ati umugabo wawe ubu tuvugana agiye kuryamana na sekreteri we. Umugore aramubwira ati iyo ntago ari inkuru, ko ntago bintunguye, ahubwo byari kuba ikibazo mu gihe ki atari kuba bikora. Arababwira ati ndeba, urabona ukuntu nsa, urabona mberanye n'uriya mugabo, kuba byonyine agenda akamisha agaciro, agahindukira akagaruka iwanjye akaba ari harara, nicyo mpa agaciro kuruta ibindi byose. Naho abanzanira amazimwe, ubu siwe kunzanira amazimwe ko utabimbwiye umunsi mwaryamaniyeho. Uwo mugore mugenzi we akubitwa n'inkuba. Arababwira ati buri munsi ko agiye kugenda muri bag yamushyiramo condoms ari bukoresha. Ndabizi neza ko ntamuwaza kuko ndi mubi kuri we, sinanamukwiriye, sinamubereye, ariko mwubahira ko ibyo byose bijyamo akaza gutaha iwanjye. Iryo somo muraryumva. So ibyariho byari ibyo ngibyo n'ubundi kuri uwo muryango wasohoye na statement iri official uvuga yuko ariko reka nongerece muri ritangazo ndebe ko mbasha kurisoma mu Kirundi kivanze n'igifaransa. Abantu twize mu Cyongereza twarumbije imiryango. Ati umuryango wacu wabonye ifoto yacu iriko izunguruka ku mbuga nguruka na bumenyi. Ati mu gitero cico hari ababikora, mu gitero nk'ico hari ababikora nk'ugutebura, ariko hari n'ababikora kugira abahungabanye ubuzima bw'umuntu. Uko biri kose turaziyamirije, tumaze iminsi duhangana n'abagomba gusambura ibikorwa byacu ziterambere, bikabata kuw'amazi. Ubu ngira bahinduye umukenyuro, binjira muri destabilisation familiale. Tubabwira ko duhagaze neza, fenza fete ni fensa fete siliberatake, fensa fete siliberatake. Ati Wilibert Nanodeje
twavanye kure Depris 2013 ubu tubyaranye kabiri ati win w'imyaka 5 ndetse na Richet w'imyaka 3 naco dutsitaza ati kivuye ku marezo soso ari kuri maso Wiliberi Fini n'ibyo ngibyo. Ubwo ibyo nsomye nabi mwihangane, ariko hari byinshi ntasobanukiye kubera ari kirundi. Ubwo umurundi uri afanga adusiguriye mu kinyarwanda, umurundi uzi neza ikinyarwanda yadusigurira, maze tukagendana nawe tukagendana nawe 5 kuri 5. Yewe nitwa Romeo Janvier Shina y'ikibe twamusibiti tubana umunsi ku wundi. Bye, muhabwe umugisha.